Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu kuri wa muyoboro mukunda muri benshi. Waba warigeze kumva amateka ya Ryangombe? Ese waba uri umunyarwanda ukaba utazi ayo mateka? Hari benshi bafata Ryangombe nk'umuntu utarabayeho, abandi bakamugereranya nka shitani. Ariko uyu munsi ndaje nkumare impungenge. Ntucikwe, kurikira kuri uno muyoboro wa YouTube channel. Ryangombe baba bimba yafatwaga nk'umuhuza w'abantu n'Imana mu Rwanda rwo hambere. Abenshi bafata Ryangombe nk'utarabayeho, hakaba n'abamugereranya na shitani cyangwa se umuntu warwanyaga Imana. Ariko Abanyarwanda bo bamufataga nk'umuhuza wabo n'Imana. Amateka akaba ahamya ko yabayeho. Ryangombe yabayeho ndetse anakora ibitangaza byinshi mu Rwanda bingana n'iby'umunywanyi we Ruganzu Ndoli yakoze. Amateka atubwira ko Ryangombe yakomokaga mu burengerazuba bwa Uganda, mu karere ka Kitara cya Muliro, mu majyaruguru y'ikiyaga cya Rwicanzige. Se wa Ryangombe yitwaga Babinga wa Nyundo. Nyina akitwa Nyiraryangombe w'Umusumbakazi, umugore we akitwa Nyirakajumba. Akomoka mu bwoko bw'Abanyoro mu muryango witwa Abakonjo bakunze gukoresha ururimi rw'Igikonjo rukoreshwa n'Ababandwa, Abaragura n'Abaterekera. Umwanditsi w'ibitabo akaba n'umusizi Sanzabera Jean de Dieu mu gitabo cye yise Imizi y'u Rwanda, ku rupapuro rwa 308 kugeza kuri 312, asobanura byinshi kuri Ryangombe n'uko yafatwaga. Ryangombe yavutse ari ikinege, abyara Binego, Ruhanga, Nyabirungu, Mashira na Kagoro. Abamusingizaga bavuga ko uyu Ryangombe ko ari Ryangombe Bibero, Birindi Biramba, Nyamunyaga, Iziburiwe Izitaburiwe, akazinyaga inkingi y'imyugariro yitwa Nkingi y'inka, mu nkingi y'abagabo yitwa Nkungi y'abagabo. Yagaragaye bwa mbere mu Rwanda ku ngoma y'umwami Ruganzu II Ndoli ahasaga mu mwaka w'1510. Kuza mu Rwanda ngo yahuriye na Ruganzu mu gace ka Bukamba, amwemerera kuza mu Rwanda ngo atangire yamamaze idini rye mu Rwanda nk'ibyo yakoraga muri Uganda. Ryangombe ngo yari umuntu w'intwari, akaba n'umuhigi w'umukogoto, ni ukuvuga ngo uzi kurasa cyane. Mu buhigi bwe yifashishaga imbwa ze nyinshi cyane. Icyo azwiho cyane ni uko yabaye inkomoko yo kubandwa no guterekera, kuko hambere aha
mu Rwanda habaga uwo muhango. Mbere yo gupfa kwe rero nta byabagaho. Uyu Ryangombe ni imandwa imwe mu zizwi neza mu Rwanda rwo hambere, zifashishwaga n'abantu mu kubandwa kimwe na Binego. Mugasa, Kagoro, Ruhanga, Nkonjo, Mashira, Umuzana na Nyabirungu. Muri Uganda yari umupfumu w'ikirangirire. Yinjira mu Rwanda yazanye n'abagaragu be bitwaga Abacwezi. Bari bafite izina ryabo ryihariye ryo kwitwa imandwa, bari 15 bameze nk'abari mu itorero rye. Buri mandwa yari ifite icyo ishinzwe mu itorero ryazo. Muri izo mandwa uko ari 15 harimo abana be, inshuti ze n'abagaragu be bari bagize umuryango mugari. Imandwa yitwaga Ntare niyo yazunguye Ryangombe amaze gupfa. Urupfu rwa Ryangombe. Akigera mu Rwanda yakomeje umwuga we wo guhiga kuko yari aje mu gihugu cyuzuyemo amashyamba akize ku nyamaswa z'umuhigo. Yashyikiye mu ishyamba ry'Ibirunga n'iry'Urugano, aboneka mu karere ka Burera hari hasanzwe ari ingoma y'u Burera. Umunsi umwe yaraye agambiriye umuhigo, abwira abo bari kujyana ko azawubatanga. Mu gitondo yazindukanye n'abahungu be Ruhanga, Rwamirimo, Kagoro n'abandi. Mu gihe ariko yari araye ari bujye guhiga, nyina Nyiraryangombe aricura araragura ati siba umuhigo wa none cyana kimwe cya Mukanya cyamaze nyina ubugwe n'ubugweshyamba. Siba umuhigo wa none Bibero birindi bibanda, shebuja wa Ruhanga umugabo. Siba umuhigo wa none. Undi ati oya ntabwo siba, ndahigira mu Nyabikenke. Nyina ati narose inzozi mbi, narose itukura rya Nyabikenke, narose urukwavu rutagira ishyira n'umurizo, narose imbogo y'ihembe rimwe, narose inkware y'ibara, narose umugezi utemba ujya ruguru ya Nyabikenke wihigira Nyabikenke. Ryangombe ati ntabwo nsibira ntahigiye Nyabikenke. Ryangombe araryama, bigeze mu museke arabaduka ahamagara imbwa ze ziraza ati nimumpe amayombo y'imbwa zanjye. Amayombo arabura, naho Nyiraryangombe yayahishe. Yakomeje kuyashakisha kugeza ubwo bamubwiye ko ari kwa Nyiraryangombe, ajya kuyashakirayo. Yahise ajyana umujinya kwa nyina Nyiraryangombe, akubita umugeri ugwira ibiseke, amayombo aravuga, ayakuramo ayambika imbwa ze. Amaze kuzambika ati ndaboneje. Nyiraryangombe ariruka akenyura umweko awurambika mu bikingi by'amarembo, asaba umuhungu we gusiba. Ariko kuko yari yarubiye arawusimbuka awugwa inyuma. Mu ishyamba ibyo Nyiraryangombe yababwiye byose bagiye babibona, ariko Ryangombe abirengaho avuga ko nta ndagu z'agakecuru kuko atari ko kamubuza guhigira Nyabikenke.
Mu gihe bari bakomeje guhiga, imbwa zakoze hasi no hejuru zivumbura imbogo y'ihembe rimwe. Umuhigi we Nyarwambari yohereza imbwa mu gihuru igenda izica imwe imwe kugeza izimaze. Nyarwambari imaze kureba ibyo imbogo ibakoreye, Ryangombe aramutakira ati imbwa zawe zashize. Undi ati iyo nyamaswa ni bwoko ki? Ukuboko n'ukuguru n'inka, ariko iyo nyamaswa yatuyobeye ntitwabiyiha. Ryangombe yahise yoherezayo imbwa ye yari isigaye yitwaga Nyakayonga. Ya nyamaswa yahise iyitera ihembe iba irayishe. Ryangombe abibonye ati Nyakayonga imbwa yanjye twajyanye injurijuri, twajyanye ijuru, inyuma twajyanye i Burundi kwa Kiburungu. Nyakayonga nta gihugu tutageranyemo, imbwa yanjye ntinsize. Ryangombe aba yendereje imbogo, ayikoza icumu ku ipfupfu, nayo imukoza icumu ku nsyamyango, irakukumura kuko yishe za mbwa zose iramwirenza. Ageze mu kirere asumira igiti cy'umuko aragikomeza, abari kumwe nawe biruka amasigamana bati ibintu birakomeye, bajya gutabaza bene Ryangombe aho bahigiye. Bahageze babaza aho iyo nyamaswa iri, barahabereka. Binego bya Kajumba Rukarabankaba arayisatira, ya nyamaswa iba irabyutse yenda icumu arayishinga, mu rwano rihunguka inyuma, iba irirenze irapfuye. Asanga Ryangombe, nibwo se yahamagazaga Mashira ngo amutume kuri nyina Nyiraryangombe. Undi aramuhakanira ko atatunguka mu maso ya Nyiraryangombe amubwira ko yapfuye. Na Kagoro nawe biba gutyo. Ahamagaza Nkonjo amwemerera ko amutuma ati ugende umbwirire Nyiraryangombe uti umwana umwe si umuryango, igiti kimwe nikibamo ishyamba, uti umugore ambandwe, umugabo aba ambandwe. Baragenda babikojeje Nyiraryangombe, ahaguruka ubwo ahurirana n'abahetse Ryangombe, baboneje bamujyana mu birunga. Ryangombe apfa atyo. Umuko Ryangombe yapfiriyemo ni wo bita umurinzi, igiti cyifashishwa mu mihango yo kubandwa no guterekera, kuko aricyo cyakijije Ryangombe gushwanyaguzwa n'imbogo. Inkomoko yo kubandwa no guterekera. Abantu benshi barimo abo yaraguriye, abaturanyi be, abo mu bwoko bwe, abari bamuzi bose kubw'ubuhangange bwe, ntabwo bigeze bemera ko yapfuye. Barabwiranaga bati afite ikindi gihugu yagiyemo, niyo mpamvu dukwiriye kwiga uburyo twajya tumusaba ibyo dukeneye, ibimunaniye akazajya abidusabira ku Mana nk'uko yabigenzaga. Bakomeje kujya babandwa, baterekera, bamwibuka, bamusaba nubwo yapfuye, bakizera ko icyo bamusaba akibahesha ku Mana, kuko bari bamuzi nk'igihangange n'umunyabwenge. Nguko uko Abanyarwanda bamufataga nk'umuhuza wabo n'Imana, ariko ntibamusenge. Ngayo nguko rero amateka ya Ryangombe Bababimba. Rwose ndabibutsa kugenda
mudusigiye like, share, comment ndetse mugakora na subscribe ku batari babikora. Ibihe byiza, ndabakunda cyane, ciao ciao. Maze cyangwa inyamazi zayihinduza kumesha amashyamba